yize akazi kaba mu rugo k'abagore. Abagore ngo ku munsi umwe ngo bwira ava muri salo ajya mu gikoni agenza ibirometero 8. Bashingiranwa kubera ati ndamutse wite ahubwo reka nishakire ntazatwite. Urwo ntabwo ari urukundo, ahubwo atinye ko yazatwite. Wowe umuntu waje uri isugi usanga umusore utazi muja mu nzu umwambarira ubusa, koko munabyarana abana unanirwa kuzana intama waramuhaye umubiri wawe, nta bujiji burimo. Nukubera ko ari ngombwa gushaka nakoze no musaza ati uzashaka ryari, akumva amabwira ati ashegeye gushaka nta bimurimo. Ahubwo ni ukuvuga ati reka shake ndakuze azatwara inda numve nice. Nta rukundo, ni nayo mpamvu urukundo imiryango y'umunsi iri gusenyuka ikarindimuka. Ikibazo cy'inzara ku bana kirababangamira cyane. Niyo mpamvu umugabo yitwa perezida w'urugo, umugore akitwa minisitiri w'intebe, abana bakitwa abaturage. Y'idini X yo yaravuze ngo urusezeranye ubukwe ni pasitori wenyine wabyaye, nta wundi wabusezeranye. iyo yasibye murasibira, nta wundi wasezeranye. Niba atashe agatahira ku birego, mumwakire, muvuye umusuzume amakuru, mwiriwe mute, ese urugendo rwabaye rwiza, aho kugataha umubwira ngo nayatere musi wa mwana yahimbere. Kandi umuntu utaririye iwawe ntabwo atokongera kugaruka. Burya n'umuntu akunda aho yariye. Niba umwana akunda aho yariye bakamufata neza, uzareba umwana ukunda kwa nyirakuru nuko akunda kubahora ahariye. Hari n'amata nagiye hano hejuru, hari n'amandazi ngo nahiriye, ngo hari n'ibyo 3 by'umuceri nafashe, ngo nakawunga yitwa ntatete. Bashingiranwa kubera ati ndamutse wite ahubwo reka nishakire ntazatwite. Urwo ntabwo ari urukundo, ahubwo atinye ko yazatwite. Rubana n'imiryango yose iri ahangaha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyaha n'amafuti byatubonetse witobarire, maze utwandike mu gitabo cyacu cy'ubugingo. Uyu muhango w'ubukwe abana bagiranye amasezerano waje kuyasoza, uzabaho urugo rwiza kugira ngo nubaka urugo rugendwa kandi ukaba urugataho n'amamarayika, tuzaguhimbaza. Natwe izo twubatse ujye kongera kuzivugurura, niziba ubutahamana tuzaguhimbaza. Ikigisho tugiye kwiga udufashe duhirwe nawe, n'abashitsi ubahire, twese uzaduha amaherezo meza, tuse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko yacu tugiye kwigana iratubwira ngo ubukwe buzima kandi bugoroye. Iyo niyo nsanganyamatsiko tuza kwigana mu minota dufite, iri kutubwira ngo ubukwe buzima kandi bugoroye, izina ry'Imana yacu rabicyubahiro. Ubu bukwe se uyu munsi dukora ninde wabutangije? Fondateur wahanze ubukwe ninde? Yawukoreye bande? Itangiriro igice cya 2. Twihute cyane dukurikije n'igihe dufite n'ikirere. Igice cya 2 umurongo wa 18 haranditse ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro. Imana ibonye yuko Adamu ariho nta mufasha afite, nuko iravuga iti reka muremere umufasha. Ngaho mukurikirane.
Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa n'ishyamba zose. Ndagera ku murongo wa 21. Uwiteka Imana isinziriza umuntu ubuticura, arasinzira imukura mu rubavu rumwe ihasubiza inyama. Izina ry'Imana yacu rabwicyubahiro. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore. Burya umugore yakuwe mu mugabo mu rubavu. Niyo mpamvu wa mugabo we ntabwo wagakwiye gukwita umugore wawe mugire icyo mupfa. Burya mwese muri abavandimwe, muri amaraso amwe. Muri Zaburi 133 umurongo wa mbere ugeze hepfo baranditse ngo erega ni byiza kandi ni iby'igikundiro kw'abavandimwe baturana bahura. Kubura umugabo, nta bavandimwe baruta umugabo n'umugore. Inyandiko zivuze ko ngo bagakwiye gukundana ibihe n'ibihe, ngo kubera ko ngo abana babyara baba ari abashitsi, ngo baba barahuye ari babiri bakazasigara mu rugo ari babiri. Ubwo bakwangana bagakubitana imijugujugu bagakurana amenyo. Ni ukutamenya aho bavuye. Mwese muri umwe, nimwe mwagakwiye gukundana kuko abana bose baba bazigendera bakabasiga mukongera mugasubira uko mwahoze muri abageni muri babiri mukaba mu rugo mu rugo. None imiryango uyu munsi irimo gusenyuka. Byanditse muri byashe 12:7 ngo nawe wajuruwe n'abaririmo mwishime ngo ariko isi gushishano kuko Satani yamanuka isi yacu afite umujinya mwinshi. Ngaho biranditse ngo 22 urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Izina ry'Imana yacu rabwicyubahiro. Mu rukumva hari icyo umugabo n'umugore bapfa ntibakwihanganirana. Ibyo bapfuye bagasabana imbabazi kuko bose ari umwe. Hepfo baranditse ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bakaba umubiri umwe. None se ko umusore asize ise na nyina akabana n'umugore we akaramata, uyu mukobwa we bizagenda bite? Zaburi 45 uyu mukobwa we azakora iki? Ngaho Zaburi 45 umurongo wa 11 haranditse ngo umva mukobwa utekereze utege ugutwi kandi wibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Umusore arasabwa gusiga ababyeyi be, naho umukobwa arasabwa kwibagirwa ishyanga ryawo n'inzu ya se. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo paje 169 bivugwa ngo iki iyo abantu baje bakaba umubiri umwe, mbese amabanga yabo akwiriye kumva n'abandi bose. 169 uruziga rwera icigisho cya 27 haranditse ngo kwera k'uruziga rw'umuryango. Ahazengurutse buri muryango wose hari uruziga rwera rugomba kurindwa, nta n'umwe wemerewe kurwinjiramo. Umugabo n'umugore iyo uturutse iwanyu undi akava iwabo, mwese mugasiga ababyeyi mugomba kuba umubiri umwe kandi mukinjira mu ruziga rwanyu. Ntihagire kuko uruziga uramutse urushushanyije hariya kuri tablo cyangwa se ku rukuta hariya, ntabwo wamenya aho umuntu yahereye ashushanya urwo ruziga. Urwo ruziga rero ntawe ukwiye kurwinjiramo.
aba bashyingiranwa uyu munsi babyumve neza. Iyo urugo rw'umugabo n'umugore rwaje kwinjira mu ndi wa gatatu akamenya amabanga yanyu, mukicara muri kuvuga ngo rata nuko bimeze nuko bisa, urugo rwanyu Satani aba yarwinjiriye. Bizabe ari amabura kindi ariko ntimukabyifuze. Niyo yaba nyoko cyangwa inshuti yawe witwa iyamagara, ntabwo ari byiza ko bamenya amabanga yanyu. Haranditse ngo nta n'umwe wemerewe kurwinjiramo. Umugabo n'umugore bagomba kwegurana ubuzima bwabo. Umugore nta banga na rimwe akwiriye guhisha umugabo we maze ngo arishurire abandi. N'umugabo nawe nta banga akwiriye kugira ngo arishe umugore we maze ngo arishurire abandi. Umutima w'umugore ugomba kuba igituro ahambamo amavuta y'umugabo we, kandi nanone umutima w'umugabo ugomba kuba imva ahambamo amavuta y'umugore we. Nta n'umwe mu bashyingiranwe ukwiriye kwinezeza atitaye ku byiyumviro bya mugenzi we. Ntirikabeho ya jambo nigezeho ko umugabo n'umugore mu buryo ubwo ari bwo bwose kapartikuriye, mu buryo ubwo ari bwo bwose, ko baburanira imbere y'abandi, kuko haba ubwo ibyo bafata nk'ibikino bishobora gutera amakimbirane mu bashakanye yemwe no ku bandi. Ntabwo ari byiza rero ko urugo iyo rwubatswe abantu bakagenda bakaburanira imbere y'abandi. Ntabwo ari byo. Iyo binabayeho uje umenya ko hari ikibazo cyanavutse, byashoboka ko byaba, ariko menya ngo ni ikibazo. Turukwiga insanganyamatsiko itubwira ngo ubukwe buzima kandi bugoroye, izina ry'Imana yacu rabw'icyubahiro. Aha ndaza kubabwira uko ingo nyinshi ngo zishingwa uyu munsi. Mu mpamvu ngiye gusoma hano zigera kuri 7, ni iyihe mpamvu yatumye ushaka? Iya mbere, iyo abantu ngo bashaka cyangwa se bagashakana 4%, abakari iyo bagiye gushingirwa 5% ni ugushaka, ni abashaka kuva iwabo ariko nta rukundo. 12% ni ukuvuga ni abashaka ariko bifuza abana. Tindakuze kameme igihe abandi gutwa kurangira ngiye kwishakira akana nanjye nta rukundo arakana. 13% ni abashaka kubera kwanga kuba wenyine. Kumva uburiri bundambye njyenyine rwose ndashatse rebe ko nabana nta rukundo kupanga kuba wenyine. 18% by'abantu benshi bashaka ni ukubera ko ari ngombwa gushaka. Nakoze ndo umusaza ati uzashaka ryari, akumva amabwira ati ashegeye gushaka nta bimurimo. 19% ni abashaka kubwo gushaka umuntu wo gukorana nawe imibonano mpuzabitsina, relation sexuelle. Uru nta rukundo ruba rurimo. Naho 29% ni abashaka kubera urukundo. Iyo uteranije iriya mibare ibanza usanga iri kugera kuri 71% y'abashaka ingo ariko nta rukundo nyarwo, l'amour fraternel, nta rukundo, nta agape, ntarwo. Ahubwo ni ukuvuga ati reka nshake, ndakuze, azatwara inda, numve nice. Nta rukundo. Ni nayo mpamvu urukundo imiryango y'umunsi iri gusenyuka ikarindimuka, kuko Satani ngo yamaze gushinga imfatiro cyangwa se irengera rye ry'urukara mu muryango, kuko ngo iyo miryango niba mibi naho basengera hazaba habi. Rero tubonye ko 71% bashakana bitewe n'izindi mpamvu zitari urukundo nyakuri.
akenshi bituma uwashingiwe abatazi neza icyo agiye gukorera urugo rwe nk'umugore cyangwa umugabo ukwiriye. Nicyo gituma imiryango myinshi igizwe n'abagabo n'abagore bameze nk'intumwa zitazi icyo zatuwe, agashaka ariko nta n'icyerekezo afite. Mu bukwe buzima kandi bugoye, ni nayo mpamvu ntabwo naje gusezeranya aba bageni. Niyo mpamvu abashitsi baje bwa mbere mu bukwe bwa Kigorozi, ntabwo murabona umuntu usezeranya ngo uzamukunda, ngo ye nzamukunda, ngo uzamurwaza, ngo ye nzamurwaza, ngo mu byago no mu makuba, ngo ye. None se reka mubaze, ubwo umuntu aturutse i Kayove, undi aturutse mu Gisa cyangwa mu Rugerero, bahuriye ahangaha, niwo munsi wo gusezerana. Attention là-bas, ntabwo uyu munsi ari igihe cyo gusezerana. Ikinyarwanda cyumvikana ni ikivuga ngo ni ahubwo baje kuzuza amasezerano bari baragiranye. Amena. Amosi 3:3. Ngaho Amosi 3:3, reka mwumve bantu b'Imana. Handitsemo ijambo rikomeye ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Bagenda batasezeranye byabaho? Ubwo umuntu aturutse i Kayove, undi hano mu Rugerero cyangwa se Gisa, ubwo baje uyu munsi niwe ugiye kuhasezeranya. Ubwo se umubwiye ngo uzamukunda, ngo uzamurwaza, ukumva ko ngo sinzamurwaza, wajya he? Ibyo babyita ipolotisime, kunyaga abantu ubwenge. Nta muntu usezeranya ubukwe uhereye muri Katanga Kamere mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, paje 58. Ninde wasezeranije ubukwe bwa Adamu na Eva? Abahirwa ni bande ku ipaje ya 58. Ngaho iyi mihango ibiri niyo yatangiye muri Edeni. Haranditse ngo ubwo nibwo isabato n'ubukwe byatangiye. Imihango ibiri yerekana icyoro cy'Imana mu buryo kunganira abantu. Izina ry'Imana yacu rirahabwa icyubahiro. Ubwo mvuze n'isabato, hari bamwe bandera amabuye ubwo ngiye kwigisha isabato, ariko iyi mihango ibiri yahawe umuntu mu Edeni, anarayisohokana maze gucumura arayijyana. Ubukwe n'isabato ngaho nuko Umuremyi afatanya abo bantu bombi bashingiranwe. Izina ry'Imana yacu rirabicyubahiro. Agira ate? Ni pasteur, ni reverend, ni bishop, ni shehe, ni representant legal. No, uyu ni Imana Data wa twese wafatanishije Adamu na Eva. Nico aravuga ati nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Izina ry'Imana yacu rirabicyubahiro. Yavuze ibyo gushingirwa kw'abana ba Adamu bose kugeza ku iherezo ry'ibihe, jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Ntabwo ugushingirwa waza ukaguhindura ngo birahindutse ngo ubwo pasiteri azabashingira. Ntabwo ari byo. Ubukwe bwabereye muri Edeni. Imana ubwayo niyo yasezeranije ubwo bukwe. Ubwo ni ubwa mbere ntaze icyitegererezo muri Bibiliya. Naho ubwa kabiri bwabaye muri Bibiliya n'ubwa Isaka na Rebeka. Itangiro 24:1 kugeza 67. Handitse ko Isaka yazanye Rebeka barashingiranwa, kandi Aburahamu yari umutambyi. Nta murongo aho wasoma uvuga ko Aburahamu yigeze asezeranya Rebeka, Isaka na Rebeka, ntaho. Ahubwo mwumva icyakozwe ni ikihe?
nta wigeze asezeranya ubwo bukwe uretse Imana yonyine. Natwe turi kwigisha ariko ntabwo turi gusezeranya ubu bukwe. Itangiriro mwumbi cyakozwe, Itangiriro 24:62 haranditse kuza 67. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo kwiriba ryitwa Lahayiroi, kuko yari atuye mu gihugu c'Negev. Isaka arasohoka ajya kwibwira Zaretrete mu gasozi. Nimugoroba yubura amaso abona ingamiya nziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, araza bamugaraga ati uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Sofanta kugira ngo azasezeranye ubukwe, imoti izamutwara, igitoki ukabaza wagituriwe, akabona kuza gusezeranya ubukwe bwawe. Ntabwo ibyo bibaho mu byo bise ubugorozi. Ibyo ucuza ubukwe ngo atange ikirago cy'itorero, ngo atange ngo amafaranga y'itorero ngo tuzabone kubukagira icyongera ku magambo yayo kugira ngo itamucyaha ugasanga uri umunyana. Qu'est-ce signifie cela? Ibyo bisobanuye muri urugo rwa Kristo paje 97 haranditse hatati 97 haranditse ngo ubukwe bwabereye mu rugo rwa Madame White, Ellen Worode White. Hati ahagana saa 5 z'amanywa kuwa gatatu wa Sabato, gwari kuwa kabiri wa leta mardi, icyumba kinini cyo kuriramo cyari cyateguye kwakirira iby'ubukwe. Mwene data B yarayoboye uwo muhango, wagendaga neza. Mushiki wacu White yasabwe gusenga isengesho riheruka. Uwiteka amumudendezo udasanzwe. Umutima wanjye warakarakabwe kandi urwa n'umwuka w'Imana. Muri ibyo birori nta migaryo n'amagambo y'ubupfu yahavugiwe. Izina ry'Imana yacu rabicyubahiro. Byose byari bifite ikimenyetso cyo gutungana no kwera, kandi byari byiza ku rwego ruhanitse ndetse bikora ku mitima. Uwiteka Yesu ubwo bukwe byajambo rihagarutse. Uwiteka giraka pasiteri Yesu ubwo bukwe. Ako tuje turasoma ikintu ensi adire dada. Uwiteka vuze. Wewe uravuga ngo pastor yavuze ngo itoro ryacu ryavuze ngo no, ensi adi l'Éternel. Uwiteka vuze ngo Uwiteka Yesu ubwo bukwe abashakanye bombi bahuza imbaraga zabo mu gukora umurimo w'ibwiriza butumwa. Izina ry'Imana yacu rabicyubahiro. Kugira ngo bashakire umukiza bazimiye, Imana izabaha umugisha mu mirimo yabo nibagenda na kwicisha bugufi imbere yayo, bishingikiriza ku masezerano yayo. Izina ry'Imana yacu rabicyubahiro. Ubu bukwe mwumvise ubukwe dutaze n'ibyitegerezo, mwumvise harimo uwe pasiteri. Aho indongozi z'amadini uwazanye gusezeranya ubukwe yitwa nde? Ufite agatabo kitwa nde? Uwazanye gusezeranya ubukwe yitwa nde? Ndasoma mu gatabo kitwa uruhererekane rw'abapapa, ndi ku ipaje ndaza gusomaho. Yego, maze mwumve uwazanye umuhango wo gusezeranya ubukwe. Ni umupapa wa 12 witwa Mutagatifu Soter. Nuhererekane rw'abapapa nimero ya 15, ndi ku ipaje ya 5 haranditse ngo Mutagatifu Soter yavukiye Fondi, atorwa mu 166, atanga mu 175 aho w'Imana. Umuntu yamwita umupapa w'urukundo. Yemeje ko gushingirwa ari sakaramento, kandi ko rifata iyo rihawe umugisha n'umusaseridoti. Niyo wabyemeje, ntabwo ari Imana yagize ite yatemera. Wifuzwa ibihe byose paje 258 haranditse ngo nimwubaka ku bihimbano n'imigenzo by'abantu, inzu yanyu izahirima, ariko nimwubaka ku mahame y'iteka ryose, namwe muzahagarara. Izina ry'Imana yacu rabicyubahiro.
mu gitabo cyitwa intambara ikomeye paje 585 mu gifaransa haranditse ngo si nous nous détournons du témoignage de la parole de Dieu pour suivre de fausses doctrines simplement parce que nos pères les ont enseignés, nous tombons sous la condamnation de Babylone et nous vivons l'objet de ces abominations. Niba dutera umugongo kuri tugakurikira amahame apfuye ngo nuko ba data bayigishije tuba tunyoye ku nzoga z'Ababuloni, ngo niko ngo batwigishije. Vuga ngo niko ijambo ry'Imana rigira rite rivuga. Nta muntu usezeranye ubukwe. Mu gitabo cyitwa Indongozi paje 253 igiswahili kanuni za kanisa y'idini X yaravuze ngo usezeranye ubukwe ni pasitoro wenyine wabyaje, nta wundi wabusezeranye. Iyo yasibye murasibira, nta wundi wasezeranye. Ni paje 215 mu Kinyarwanda mu ndongozi y'umukuru w'itorero ko nta wundi muntu usezeranye ubukwe ngo ni pasiteri wenyine. Mu gitabo cyitwa Ellen White et les dons de prophétie paje 12 n'ijana 13 baranditse ngo un credo c'est quoi? Définition baranditse ngo un credo est une formule religieuse qui fait l'autorité. Indongozi ni gahunda y'idini ifite ubutegetsi. Et baranditse ngo nous rejetons tout ce qui a la forme d'un credo humain. Twamaganye ishigo ry'indongozi ya kimuntu. Alors nous prenons la Bible et les dons les supplie comme la base de la foi et de tout ce que le Seigneur veut nous enseigner. Dufate Bibiliya n'Imana y'umwuka w'ubuhanuzi nk'icyo Uwiteka ashaka kutwigisha cyose. Nous sommes donc contre la formation d'un credo. Twamaganye ishigo ry'indongozi ya kimuntu. Izo ndongozi nizo ubundi amadini impamvu ubona tudahuza mu gukora kabikora uko bishakiye ni indangakwemera zabo bita credo church manual cyangwa kanuni za kanisa cyangwa izo ndangakwemera zabo nizo zituma gahunda tudahuzaho ugasanga turi gukubitana imitwe n'indongozi zabo. Rero bantu b'Imana impeta nta meta murabasanga n'abambaye hariya. Ese impeta ni iyihe meta ko ubugorozi bwemera impeta ko tuyambara? Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa mbere 400 reka 400 reka Ibihamya umuzingo wa mbere 696 banditsemo ijambo rikurikira baravuze ngo l'anneau du mariage, impeta y'ishingirwa ni iyi ko batambaye impeta. Umuntu umwe yari yambaye impeta arangije ayikuramo agiye gukaraba. Umudamu ati yewe anguye kubona wanguramo uburanyaze rwose sereka ngwaze muri urukundo rwa mpeta. Ni benshi bazambaye buno batanye, benshi bazambaye bari muri gereza za Nyakiri banazamagiragire n'ahandi bisharaga abagore babo kandi bambaye impeta. Ubu si byabaye kera namwe muzi byabaye nta byemezo by'ubatiza abantu bafite barabatijwe. Ntabwo kwambara impeta bivuze kuba ukunda umuntu. Ni benshi bazambaye baryana akamukura amenyo banatanye kandi barasezeranye. Mwumva impeta twambara tw'abaguruzi inyandiko zemizo. Quelques-uns ont pensé que les femmes des pasteurs devraient se conformer à la coutume et porter une alliance. Abantu bamwe batekereje ko abagore b'abagabura bagomba kwihwanya n'umuco maze bakambara impeta cyangwa se isezerano. Mais ce n'est pas nécessaire. Ariko ibyo si ngombwa. Car c'est pas de l'anneau d'or que liait l'âme à Jésus-Christ, c'est-à-dire posséder un caractère pur et c'est un véritable amour, la douceur et la piété qui sont les fruits de l'arbre chrétien et l'influence se fera sentir partout. Nibirimbisha impeta ya zahabu
ihuza imitima yawe na Yesu, ni ukuvuga kugira imico yera kandi ikiranuka, urukundo nyakuri, ubugwaneza no kwera, nibyo mbuto zera ku giti cya Gikristo, maze imbaraga izumvikana hose mu rugo. Izina ry'Imana yacu bakijyana. Ntabwo kwambara impeta, iyi mpeta bagura mu isoko wayambara umaze kushima. Une coutume nous attire quelques remarques, c'est une bonne raison pour persévérer. Niba kwitandukanya n'akamenyero bidukurira imiburo runaka, nimba nous ne sommes pas infidèles à nos vœux. Porter l'alliance ne prouverait pas nécessairement notre fidélité. Ntabwo dukeneye iyo mpeta kugira ngo twerekane ko tudakiranirwa, ntabwo ari byo bizerekana ko dukiranuka. Hepfo mwumva akantu ushaka kujyaho, qui a pour but de montrer que nous sommes mariés. Ntabwo bakwiriye gutanga n'ifaranga na rimwe kubw'impeta y'izahabu, kubw'umugambi wo kwerekana ko twashingiwe, ngo n'agasantime gatoya ku mpeta ntitutange ngo, ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, kugira neza, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kwirinda. Hahanditse mu muzambara impeta mu rutoki. Ahubwo Yesu yaravuga n'umugabo akora ibyo asabwa, kuko turubyiruka cyane. Rero turubwigana ijambo ritubwira mu bintu, ndavuga ibintu bitandatu mu gushingiranwa mu ngo nyinshi kugira ngo zihagarare. N'uyu mushiki wacu abyumve, n'ushingiranwe twumve ibi tureba kugira ngo izo ngo zacu zibe nzima. Ni ugutahira ku birego. Unyumve wa mugeni we, uyu munsi iyo n'uwo mwashingiranwe uyu musore wawe, niba atashye agatahira ku birego, mumwakire, muvuye umusuzumu amakuru, mwiriwe mute, ese urugendo rwabaye rwiza, aho kugataha umubwira ngo nayateye musi wa mwana yahimbe, naya dongo yamenetse, nakakajerekani umwana yagatwitse, kandi hari n'amafaranga nafashe naguze n'ibitenge inshuro avamo. Rwose urugo rumwaka. Iyo umugabo atahiye ku birego bimeze bityo, urukundo yakundaga umugore we ruragenda rugashwekera. Icyo kibangamira umugabo mu rugo. Wa mugore we kujya wumva ko niba atashye umugabo wawe umusoherezaho ibirego, ni bibi cyane. Icya kabiri ni ugusesagura ibyo yaruhiye. Uyu munsi ipfukire muri Kanama, ejo bundi ugiye Gisenyi bw'ipfukire, kuwa kangahe wamanutse mu Kabyaza, kuwa kangahe mu Ruhengeri, si ukuzakura ryari. Ntabwo tubabwiye ngo gutanga n'icyaha, ahubwo uko ugenda buri gihe ugasesagura ibyo yaruhiye ugira ngo buriya bizagenda bite. Ubwo rero murashwa, muzatange muzature, ariko bije bigira gahunda. Ntabwo buri munsi wahora utura n'ejo uragiye. Ubwo mbese abana bazandikira bateganyiriza iki? Gusesagura umutungo yaruhiye, ibyo bibabaza umugabo. Icya gatatu ni ukwishuzwa amadeni atazi igihe yafatiwe. Hari n'amata nanyoye hano hejuru, hari n'amandazi ngo nahiriye, ngo hari n'ibiro 3 by'umuceri nafashe, ngo na kawunga yitwa Natete. Ibyo akibaza uyu mugore bizagenda bite, kwishuzwa amadeni ariko atazi igihe yafatiwe. Icya kane kibangamira umugabo mu rugo, ni umwanda n'akajagari, uvanga ibitavanga. Ibase, isahane, ikiyiko, ibiryo byose n'ifurusheti byose biri mu cyumba kimwe, n'imyenda byose birunze hamwe.
uwo ni umwanda n'akajagari. Amapiki, ibitiyo, amafomo munsi y'uburiri, umwanda n'akajagari. Ibyo umugore mugabo arabibona bikamubangamira. Mu byo Bibiliya yanditse ngo mwabagore mwe ngo abagabo banyu bazabarambagiza kurinda mugeze mu gituro. Papo ni mwenyewe ngo hari ukindeba ngo byararangiye ngo twakubise ikisezerano ku murenge. Ejo azizanira udutabizi. Mu by'abagabo banga nubwo yaba ari umunyamwanda yanga umugore umunyamwanda. Ko ndakabiri. Mu cya gatanu kibangamira abagabo ni ukwicisha abantu inzara kandi ubifite. Akagera iwe yazanye abashyitsi abaturukije iyo ati turangirije ndabifite n'urutonde n'ubumbati byose. Waje kugera yakazana ubupate bubiri. Ibage abo bana bo bari kwabo mbese ngo nta resitora yabi hano hafi ngo tujye kwibi uko bavuye bari batari hazi. Icyo ni ikibazo, kwicisha abantu inzara kandi ubifite. Umugabo arabifite, uteka iki? Ngo ni bangahe muri resitora? Ngo ni batanu. Ngo ni inusu. Ya rwose ibyo ni bibi. Bukicisha abantu inzara kandi bibabaza umugabo n'abandi bakamuseka bata kandi umuntu utaririye iwawe ntabwo apfa kongera kugaruka. Burya n'umuntu akunda aho yariye. Niba umwana akunda aho yariye bakamufata neza, uzareba umwana ukunda kwa nyirakuru nuko akunda kubahora ahariye. Iyo umutumye ngo ninduje kwa nyogokuru ati ninjye namba wambere azibanga. Kandi mwabadamu mbabwire abagabo kugira ngo muzabashobore muzabanze kumenya ibyo bakunda. Mu bintu bakunda harimo no kurya. Iyo umuhagirije ukamuzi abango sava mu bagore bose bagenza neza muri kurabarusha bose. Icya gatandatu kibangamira abagabo ni ukumva iwawe habaye iciro ry'umugani muri karitsiye. Abantu bose bagenda ngo kwa kanakuza umwanda wabo iwe si yabo akajagari kawo. Bibabaza umugabo kumva umugore iwe ibintu bitagenda neza. Bibabaza ibyo bintu bitandatu mwabagore mwe ubizirikana. Tuzabano ngewe ngo byararangiye batawe ikindeba ati nyabo nambara neza bigana ndawe ikindeba byararangiye. Ararangiye yakwizanira undi. Hano hanze hari abakobwa bamashe bamwe bameze batya uteye gake bamujyana. Ibibangamira abagore ni bitanu mu byumve neza n'umugeni akumva cyane. Icya mbere ni ukumunenga umwereka ibyo abandi bamurusha. Iki kibabaza umugore, kumunenga umwereka ibyo abandi bamurusha. Ubundi guteka n'akana ukaba uzi ukuntu bateka ngo n'ukuntu n'uguteka ariko bateka ngo ibyo ni bibi. Icya kabiri ni ukumutamariza mu ruhame rw'abantu. Yaba yanabahembye mukerere muri ku kazi ariko ngo buriya ntunagire n'ubwenge bijya saho byagize bi kandi ngo ntuzi ko uwenda kana byari bimaze gushya akana karirukanka agakora ku ngono ibirandi babiramenetse yongera guteka ibindi. Ntabwo ubizi akazi kaba mu rugo k'abagore. Abagore ngo ku munsi umwe ngo bwira ava muri sara ajya mu gikoni agenza ibirometero 8 kandi ngo avuze 25,000 by'amagambo ari gutatura wakakana ngo mwana ngo agakoni kaje ngo agatikaje. Ubwo wakize ibyo bintu ukaja kuzizirika amatungo ugashakira abana. Uwo mudamu ngo akazi ke karamugoye cyane ngo umenya ko bimukomereye ngo umwihanganire.
kumutamariza mu ruhame utazi impamvu yabimuteye. Ibyo bibangamira umugore. Icya gatatu ni ukumwereka amakosa ye n'umukosore. Icyo kibangamira umugore. Icya kane ni ukutagira uburenganzira ku byo atunze. Ngo none ngo ko nkeneye ngo n'umunyu wo kugura ngo urampangaje, ngo nta 200 ngo nje kugura n'amakaramu y'abana ngo n'udukara. Oya, juha amafaranga umugore wawe aje guhaha kandi ahahibya kwawe. Uramugira abagabo babi nanone amarano yaba anafite n'abashitsi mu nzu ukabona yinyarije mu gikoni ngo turi batanu ngo nturenze ibyo. Bibi cyane. Si ubwo mu gikoni harakureba. Ubwo ngo hari abagore benshi bavuye iwabo bafite ubwenge bwuzuye, bageze kwiwa iyo bashingiwe ngo bagira abagabo babi ngo babakanika ngo ubwenge burapfa ntibwongera gukura. Akaja aratitira ngo none ngo ejo zaje kwa mama ndakubwiye ngo bagati. Abagore benshi ngo bari kugira ibitekerezo birenze ngo ariko bagize n'abagabo babi. Ikindi cya gatanu kibangamira abagore mu rugo ni ukubana n'utamukunda. Kubana n'utamukunda ni ikibazo. Uzi kubana ukabyarana n'umuntu atamukunda, agahora yinjira mu nzu urwo rusoso urwo rusoso segera uzamuturikana. Uzi kubana n'umuntu mutaganira akwina ibiganiro mu nzu ni ikibazo. Atari yakubwira ngo yambi ngo aguhore ngo agusuze akaryama ntuzi yaraje mu gitondo uraje ngo icyo kiri kureba. Dore ko abagore mugira mewe ukumva ari kuvuga mewe. Rero bantu b'Imana, kubana n'utagukunda baranditse ngo n'inyiburirwa mu ishyamba. Ibibangamira abana byo ni bine mu rugo kuko ndi kwihuta. Icya mbere, ikintu cya mbere kibangamira abana mu rugo ni inzara. Wakani yakikojeje mu cyuma kakaja mwese kakaja yema kakabona nabi kaja munsi kakabona nabi katurugura. Ikibazo cy'inzara ku bana kirababangamira cyane. Niyo mpamvu umugabo yitwa perezida w'urugo, umugore akitwa ministre w'intebe, abana bakitwa abaturage. Ntabwo icyo gihugu gito kingana gityo wakiburira igisubizo. Abana bakaza ngo mituweli ejo heza, urwa rubanza rwaciyemo, umwana yarwaye, none akana ishati imwe yacitse, ngo none ngo ejo ngo turarara ibiti byose ukabisubiza. Naho rero kuvuga ngo uraja mu Kivu winagemo mu rugo rwakunaniye, nta bwenge bufite. Na perezida w'iki gihugu yobora miliyoni zirenga 14, ariko iyo bamubwiye ngo ibyabereye i Karongi n'ibyabereye i Rubavu n'ibyabereye i Musanze byose arabisubiza kandi ari miliyoni 14 z'abaturage. Amena kukiwe urwo rugo rwaguserereza ngo ugiye mu kagozi ngo urandamiye ngo ngiye kwitamika. Ibibazo byose ugomba kwisubiza nka perezida. Umugabo akora muri ministere ebyiri, nuwo kururinda, ni perezida w'urugo kandi nibyo yise défendre cyangwa se protéger, préserver, kururinda, kururengera. Igihe bari kurya uri umugabo wije ureba ku isahani, aho wowe urarya, abana bari bango turukurya, ariko uri gupanga ngo nimugoroba turarya. Ubwenge buri kure, uwo niwe mugabo. Ngaho mu nzara kandi muri tumi inzara ibaho ngo akana ngo niyo utakongeje ngo ukonse ugahaze gahagire mu gituza cya nyina ngo gakunda kuba gasambu. Rukumva mwababyeyi, bareka nikorere, bareka nihingire ngo umusenzo murangizo yabanza umunsi umuhaze.
azabaza ibyiza ni ku bana. Abana bavomye bakoze ntiwabashimye, jura bashima, bizatuma ngo n'ejo bakora ibyiza birenze ibyo byubaka urugo. Icya gatatu ni ukumwima umudendezo wo gukina kandi yubahirije ibisabwa. Yagiye kuvoma, yatahije, yogeje ibyombo, yakubuye ngo none waretse kajya gukina agapira, guma aho ngaho mu gipangu. Ubwo ako kana kazakora gato kari cy'umudendezo, liberty, kaje gukina hamwe n'abandi, kamenye n'amakuru, ukarekera niba yujuje ibisabwa kubera icyo umwima gukina. Ikindi kibangamira abana mu rugo ni ukurerwa n'ababyeyi batumvikana, bituma umwana akura ari igitandame. Urugero, izi ngingo enye zibangamira abana, ngo ni igihe umwana ari imbere y'ababyeyi mbe umwana akamubwira ngo ndakubwiye ngo jya ku muhanda uzanire inkweto zanjye, nyina akamubwira ngo jya kumvomera, ise akamubwira ngo jya kunzanire inkweto, nyina ati jya kumvomera. Urukumva ahantu kuri uwo mwana ari muri aravuga ngo ninumvira data mama nzabana nawe azayica, ninumvira mama irimbiragira. Ngo umwana agakura ari igitandane kubera ko mwese ntabwo azowarumvira n'uwararika. Muje muhana umwana mumureke aho muramutuma, ariko mwimugabana nk'urukugabana nk'urugusaturikirana. Ntabwo ari byo. Rero bantu b'Imana, igikwiriye ni icyo kubaka urugo rwiza kandi ruzima. Ubukwe buzima kandi bugoye nubwo ni ukugira ngo twese twubake ku rugero rwiza. Ngo nta wa gatatu wo kuza mu rugo iwanyu, niyo azaza muzamenye ko byabaye ari ikibazo. Ashobora kuza bikabaho na mudugudu na mutekano, n'undi niyo yaba musengana ntabwo byemewe ko wa gatatu yaza mu mabanga y'urugo. Yaboneka ariko muzamenye ngo naboneka kizaba ari ikindi kibazo. Hari n'abatagira ibanga. Icya kane ni ukwemera mugenzi wawe nk'uko ari. Icya gatanu ni ugusanga indangagaciro z'iyobokamana. Icya gatandatu ni ubwumvikane mu gusoza inshingano za buri wese. Icya karindwi ni uguhuriza ku bibanezeza. Ngizi ngingo irindwi zakuba ku rugo rwanyu, rugahirwa rukaba ruzima, noneho Yesu agataha muri urwo rugo, izina ry'Imana yacu rabwa icyubahiro. Ibyo rero bitabayeho, Satani ngo yataha muri izo ngo, noneho akarurwanya. Ngaho mu gitabo cyitwa Vive Communique, ndasoma page 38, harimo amarembo 10 magari yasenya urugo rwanyu, rwatuma urugo rwanyu rusenyuka. Mu gitabo cyitwa Vive Communique page 38 haranditse ingingo ya mbere ni mauvaise communication, ni ugushyikirana nabi. Niyo umugore wawe ari kuvuga nawe ukamuvugira ngo ujye uvuga nabi, rekeraho ngaho. Ibyo ni ugushyikirana nabi, mureka avuge. Icyo gituma urugo rwanyu rusenyuka. Icya kabiri, perte l'objectif ou d'intérêt commun, kudahuza intego n'inyungu rusange. Ariko reka mbabaza, ikibazo kibaho ni isezerano, abantu bari gusezerana ugasanga abantu barasezeranye. Aho ndabibonye nanze kubavuga mutazamenya, abantu batandukanye. Umugore mvumye nagiye kumubona yatandukanye n'umugore we n'umugabo we, baratandukana. Ngo ntiyazana ngo ihene y'iwabo, ngo n'inka y'iwabo, ngo n'umurima y'iwabo, ngo ntiyayizana iwabo w'umugore, ngo azagira ibyiwe, ngo n'umugabo agire ibye iwe. Ni bibi. Reka mbabaze kuntu mwabyije. Muri iyi sezerano rya mbere murarize ngo nivanga, mugasezera ngo nivangura mutungo rihahano, nibyo ivanga mutungo murahano. Abantu ngo bakazana mu ibye ngo tuzajya duca mu bibazo ngo mwazanya kubye mu ndibyo, kandi ubwo mwumva ubuhandi burimo. Icya mbere, nta buriya iyo ugumana iwanyu, ubwo wowe umuntu waje uri isugi, usanga umusore utazi muja mu nzu
umwambarira ubusa koko munabyarana abana unanirwa kuzana intama waramuhaye umubiri wawe nta bujiji burimo akakubona wese ukahene yanjye umugabo ngo n'umwana wundi ubuse ay kweli se kagakoraho Yesu mwihangane niba warakunze umusatsi we akagira ikibazo ntuzongere kumera uzakomeze kumukunda niba akoze accident akaboko kagacika n'akaguru uzakomeze kumukunda nanake na mwana wanyu yarakize uzakomeze kumukunda niryo sezerano ry'abashyingiranywe ndagukunda nzagukundwa akaza n'igihe cyose uzaba utagira igikundiro umwana ari kumukubita icapa mu mugongo bwa bwiza warebaga butangiye kugenda mu bintu amugore n'ushatse wowe cyangwa uzakomeze kumukunda ngaho mu cya cyenda gituma urugingo zisenyuka nibyo bise conflit za relation avec les droits de la femme n'amakimbirane ashingiye ku mudendezo w'umugore urugero ninde wakubwiye ngo utangire ibirayi ninde wakubwiye ngo untangire igitoki ninde wakubwiye ngo ntangire ibishimbo niko rero nakubwiye jewe ndakubwiye ngo mwene kana umugeseraje ntukeneshwe mu banda ese ugasanga ari kuzana ugasanga barashwanye ayo ni amazina avuze ariko rero kubyumva ko ari ibindi ariko mu by'ukuri ukazana amazina ameze atyo ntabwo ari byo jurekera umugore umudendezo atange nawe agira icyo atanga afite abashyitsi yabanye nabo n'abakundana nabo ubarike abandi nabo nta kibazo cyangwa nuko adasesagura icya 10 gisenya urugo nibyo bise intemperance kutirinda iki cyo kutirinda ni ikihe bamaze kukagaburira hano umugore amaze kugura ariye yagutekeye ugeze hano mu gisa hino ku muhanda mu gisa mu rugerero hano muri quartier agusanze munda mu karesitora igihanga cy'ihene amandazi amata ifanta uragukubita kandi ngo saa sita ntiyakugaburire umuntu uvuya agiye kurira hano ibyo bintu mwabyumva gute kandi ugagiye kurira igihenya umudamu n'umugabo ngaho mwumve iki utarakimenya urugo rwanyu ruzasenyuka différence entre l'homme et la femme itandukaniro ry'umugabo n'umugore ibyo nabyo ugomba kwimenya wa mugore ugenda ubimenye n'umugabo abimenye icya mbere l'estomac les laits les foies et les poumons sont des tailles différentes igifu cy'umugore igifu n'impyiko umwijima n'ibihaha biratandukanye ku bagabo n'abagore bigize bite ngombe l'estomac de la femme est plus gras que celui de l'homme igifu cy'umugore ni kinini kurenza icy'umugabo ejo akarya byinshi ugasanga mu rugo shwara agasigara ari kurya ngo ibibana ngo sinzi niba nzaguhaza ibyo uje ubimenya ko agira igifu kinini ariko nawe ye kuja arya ngo arenze mbiga si le seul doit manger une grande quantité de nourriture que de l'homme iyo niyo mpamvu umugore agomba kurya byinshi kurenza iby'umugabo se munzi n'impamvu abagore badusumbya impuhwe ngo bagira nyababyeyi bakagira n'amabere ibi nibyo bituma bagira impuhwe ibi amabere yabo na nyababyeyi bikuyemo baba nk'abagabo ntabwo bagira niyo mpamvu abagabo ngo babitse 75% by'ubunyamaswa niyo mpamvu uzabona ntambuwe wamusigira umwana akana kangana kugira ngo kiragumya kumera kwe umuntu utuma usanga umugabo yamucyaze akana bamusiga isogoni
no guheka niba yacisha hano niba yaje ntihamenya aho yaje nta mu abagabo bagira bafite 75% by'ubunyamaswa. Nyamambu gihona no mu gashamba haba nijoro agahungu kamwe kanyuza hakaba hari abagore nka 50 kakagenda gafashe inkoni y'ikibingo canga yiri muze ya nta kintu kirabakora abagore bose baza et les os les poumons pris petit que c'est de l'homme. Kumvikane shaka gusoza haranditse ngo et les os les poumons pris petit que c'est de l'homme. Abagore bagira ibihari toya kurenza iby'abagabo. Iyo attention uyu munsi reforme ubugorozi bwakwerekaga ko umugabo agenda imbere umugore akagenda inyuma. Uyu munsi turabihinduye, umugore nagenda imbere umugabo inyuma. Kuziye mpamvu kubera ko umugore iyo utazi ko ibihaha byari bitoya, iyo umugabo agenda agatera intambwe akaja imbere n'intambwe kuko afite ibihaha binini umwuka kurura ni mwinshi agatera igitambwe kinini. Mwabyumvise? Noneho umugore ahetse umwana w'10 afite n'ibaga y'imyenda n'ibyayi yikoreye n'ipfukira kandi bahade n'ibito ngo kandi ngo agende gusiga gukomeze guhagararaho. Oyi jumenya ko umugore wawe afite ibihaha bitoya mwigenda ntabwo mwanganya. Niyo mpamvu ugomba kumurinda akaje imbere aho kaje inyuma ukamugendera make. Ibyo bitabizi urasenya. Ikindi les hommes pour la cœur au cours du voyage et ne se fatiguent pas les hommes. Niyo mpamvu abagore bananirwa cyane kurenza abagabo. Ibyitabizi rero urasenya. Kandi mu kubaka urugo nk'abagenzi bacu juramenye iby'umugabo abakunda iby'igendo byige umwaka wose ubyiga akunda iki arya saa ingahe inshuti ze niziye zose uzige nawe ubigende umwige neza uzaba wize imiterere y'igihugu. Iyo utabizi upfa kugenda ukubaka urugo utabizi. Rero bantu b'Imana twiganaga ijambo ritubwiraga wiki long covenant. Mwene data na murumuna wanjye mushiki wanje mwafatanije isezerano ryo kuzabana mu minsi yose yo kubaho kwanyu. Your education in married life has begun. Mwatangiye kwiga imibereho y'abashyingiranywe. The first year of married life is a year of experience, year in which husband and wife win each other different traits of character as a child when you listen in school. Umwaka wa mbere rero y'abashyingiranywe niwo mwaka wo kugirana amasezerano cyangwa kwigana imico muri urwo rugo rwanyu. Mugiye kwigana imico umwe yigiye undi, iyo muzasanga umwe afite muzayihanganire kugira ngo mwubake urugo ruzima. Izina ry'Imana yacu n'icyubahiro. Rero bantu b'Imana twiganaga ijambo ritubwiraga ngo ubukwe bwiza kandi bugize gute bugoroye. Ntabwo tuba mu gukimagirana, ntaho byanditse mu gitabo cyitwa byo gukimagirana, ahubwo biranditse ngo umukobwa ari buzanirwe umwami muri Zaburi 45:10-14 ngo abakobwa bagenzi bamukurikiye. Ntabwo aho gukimagirana k'umusore n'inkumi hano kandi ari byo mu madini bapfa bagenda kimbagirana kanaka wenge simushaka ibyo bakabi uramuhitamo se wamukoya ngaho. Ikindi nta buji ducana hano. Izi buji mu ntambara ikomeye 267 haranditse ngo uwazanye buje. Byanditswe na Latimer umugorozi w'umwongereza aravuga ngo en bas la lumière de l'évangile et vive les chapelles et vive les lumières de Dieu. Ngo
ijambo ry'Imana ricishwe bugufi ngo naho zabuje zicanwa fiso na plemidi ngo niyo haba ari kumanwa. Ibyo rero ntabwo muri turacana hano zirya zisa no gucura no guterekera. Muzazisoma muri Yesaya 50:11 ahanditse ngo abacani muri bakongeje bazaryamana umubabaro. Ntabwo rero ducana buje zirya zisa no gucuna no guterekera. Rero bantu b'Imana baranditse no kwiyungura mu by'umwuka. Iyo habaye heza haba ubwugamo bw'abatagira kirengera. Ubukwe ni icyitegererezo cyiza cy'abafite ishyaka ry'ibyiza. Iyo amahame mvajuru yubahirijwe ubukwe bubumugisha. Ni ingabo yo gukingira kwera n'umunezero by'umuntu. Burangiza amakene ye mu mibanire n'abandi. Bukuza impagarike y'umuntu bukamujijura bukamushoboza gutunganya izina ry'Imana yacu n'ab'icyubahiro. Iyo ubukwe busoje umugambi wabwo neza buba inyungu kuri bene bwo, abazabakomokaho, imiryango, itorero, igihugu n'isi muri rusange. Bityo ubukwe burimo gukiranuka ni intwaro yo kurinda umutekano w'umuntu wese. Izina ry'Imana yacu n'ab'icyubahiro. Ndasozera ku masomo atatu muri Bibiliya. Ngaho ubukwe buzima kandi bugize bute kandi bugoroye. Ngaho ndaza gusoma ya masomo yacu atatu. Ngaho ndaza gusoma iryo mu Efeso. Wa mukobwa utwumve icyo usabwa gukora nawe wa musore we cyangwa wa mugabo we. Ngaho ubyumve neza. Efeso 5:22 kugeza 25 haranditse ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ry'umubiri we, ni nawo mukiza waryo. Umugabo ni umutwe w'urugo. Naho bya bindi ngo turarenganiye ngo arateka nanjye ndateka, ngo rija kuvoma nanjye mvome. Umugabo ni umutwe w'urugo, niko Bibiliya ivuga. Ibyo niba ibyo mu by'Imana tuzi ko umugabo ari umutwe. Umugabo nadamu ngo Eva ngo yageraga umugabo ku rutugu hano hafi, ntabwo baresha, bivuze ngo yari umutwe. Ejo rotazaga uyu munsi ndirwa muri kabari nawe ngo ribateka uyu munsi bari muricana. Ntabwo ari byo. Jumenye umugabo wapana umutware, ariko nawe yegutwara ngo mugere kwa nyuma kuri ibyo ashaka byose, Sabato muyice cyangwa batagufasha, ahubwo nawe agomba kugufasha. Mureba nawe ugakora ibikureba, urugo mukarwubaka n'abana bakubaki bagakora ibareba, urugo rukazamuka neza. Izina ry'Imana yacu n'ab'icyubahiro. Abagore barasabwa gukora iki? Abagore barasabwa bagandukira abagabo babo, n'abagore mwumva icyo bakora. Abagabo mukunda abagore banyu. Amen. Mukunda iki? Isomo rya kabiri nza gusoma riri mu Migani. Imigani 19 umurongo wa 14. Imigani 19 umurongo wa 14 haranditse ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Amen. Niyo mpamvu mu gitabo kimwe baranditse ngo éduquer la femme c'est éduquer la nation. Kwigisha umugore wawigishije igihugu. Umugore ni ufite ibiganza byose uburezi bwose n'ufite utigutese abufite ati amezi 9 umwana ari mu nda. Ubwo wa mugabo wawe uri hehe? Imyaka 2 amaze kubyara yonsa umwana. Ubwo uri hehe wa mugabo? Waragiye gupakasa cyangwa mu kazi cyangwa muri misiyo mu mahanga, yarasigaranye n'abana. Subwo mu rukumva uburere budafite umugore cyane byinshi cyane. Wewe nukuza ngo ntiyagiye kuvoma imigiti pa n'ibipasu ukarwana, ariko umugore ngo bana n'abana
mwafite inshingano ikomeye ngo ndetse n'umubwiriza ukomeye ngo urukurerera ijuru ngo abana mu gihugu kizabe kizima n'isi muri rusange. Niyo mpamvu umugore mwiza iyo umubonye ukurusha umugore mwiza, ufite umugore mwiza akurusha ibindi byose, kuko uzana umugore mwiza ukaba ugize umuryango mwiza, wazana umugore mubi umuryango mubi, niko byanditse. none se reka mwana wazanye umugore mubi wowe ukaba uri mwiza uzi gutanga, akaba atetse ibyo kurya, ubwo wajoja mu nkono ukaje watahura n'abana bo mu nsisiro byabaho. uwo niyo umugore mwiza yahuza umuryango, yatandukanye imiryango, niwe rero cyungo cy'imiryango. ngaho isomo rya nyuma riheruka, ariko baranditse baravuga ngo mu migani 7:26 ngo hari abagore bari barusha urutukundo. 7:26 ngo bameze nk'inshundura ngo n'umutego, bakore babi. umugore ukwesha amvuye hano hinda mu Gisa kandi avuye muri hoteli yo hirya, wagurisha ngahe wane bitanu kandi ubwo ndi yariye. umugore w'umugabo koko ukiyo nibi. hari umugore mubi ngo umeze urusha urupfu, ngo urupfu ruraryana, ngo ariko hari umugore mubi urusha urupfu. rero bantu b'Imana, rya somo ryacu rero uyu munsi wari umugore mubi nahinduka umugore mwiza, Yesu yongere gutura mu ngo zacu, maze ingo zacu zizigutaha Amana, izina ry'Imana yacu rabicyoro. n'uyu muryango tubakiye Yesu akomeze kuwutahamo, kandi bazabyare baheke, kandi urugo rwabo ruzabe urutaha Amana, izina ry'Imana yacu rabicyoro. rya somo riheruka Imigani 31 umurongo wa 10 haranditse ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane rwose Marijani igiciro. umutima w'umugore we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. ahora amugira neza, ntabwo amugira nabi igihe cyose akiriho. ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. nta mugore w'inyanda birirwa wicaye, oya, ameze nk'inkuye z'abagereza, azana ibyo kurya byabikuye kuri uyu ni umugore. abyuka kare butarajya, mwumva uyu mugore akagaburira abo mu rugo rwe, kurya ni mu gitondo. iyo niyo temperance, niko birivuze. akora muri minisiteri y'ubucuguzi no kurengera igifu. ubana n'imiryango yose iri aha ngaha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. ibyaha n'amafuti byatubonetse witubabarire, maze utwandike mu gitabo cyacu cy'ubugingo. uyu muhango w'ubukwe abana bagiranye amasezerano ubaje kuyasoza, uzabaho urugo rwiza, kugira ngo nubaka urugo rugendwa kandi rugataho n'amamarayika, tuzaguhimbaza. natwe izo twubatse ujye kongera kuzivugurura, niziba ubutaha Amana tuzaguhimbaza. icyigisho tugiye kwiga udufashe duhirwe nawe, n'abashyitsi ubahire, twese uzaduha amaherezo meza, twizeye mu izina rya Yesu, amen. iyi nsanganyamatsiko yacu tugiye kwigana iratubwira ngo ubukwe buzima kandi bugoroye. iyo niyo nsanganyamatsiko tuza kwigana mu minota dufite, iri kutubwira ngo ubukwe buzima kandi bugoroye, izina ry'Imana yacu rabicyoro. ubu bukwe se uyu munsi dukora, ninde wabutangije? fondateur wahanze ubukwe ninde? yawukoreye bande? itangiriro igice cya 2. twihute cyane dukurikije n'igihe dufite n'ikirere. igice cya 2 umurongo wa 18 haranditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti
si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Reka muremere umufasha umukwiriye, izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro. Imana ibonye yuko Adamu ariho nta mufasha afite, nuko iravuga iti reka muremere umufasha. Ngaho mukurikirane. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Ndagera ku murongo wa 21. Uwiteka Imana isinziriza umuntu ubuticura, arasinzira, imukura mu rubavu rumwe ihasubiza inyama. Izina ry'Imana yacu rabw'icyubahiro. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore. Burya umugore yakuwe mu mugabo mu rubavu. Niyo mpamvu wa mugabo we ntabwo wagakwiye gukwita umugore wawe mugire icyo mupfa. Burya mwese muri abavandimwe, muri amaraso amwe. Muri Zaburi 133 umurongo wa mbere ugeze hepfo baranditse ngo erega ni byiza kandi ni iby'igikundiro kw'abavandimwe baturana bahura. Kubura umuga nta bavandimwe baruta umugabo n'umugore. Inyandiko zivuze ko ngo bagakwiye gukundana ibihe n'ibihe, ngo kubera ko ngo abana babyara baba ari abashitsi, ngo baba barahuye ari babiri bakazasigara mu rugo ari babiri. Ubwo bakwangana bagakubitana imijugujugu bagakurana amenyo. Ni ukutamenya aho bavuye. Mwese muri umwe. Nimwe mwagakwiye gukundana kuko abana bose baba bazigendera bakabasiga, mukongera mugasubira uko mwahoze muri abageni muri babiri, mukaba mu rugo mu rugo. None imiryango uyu munsi irimo gusenyuka. Byanditse muri byashe 12:7 ngo nawe wajuruwe wajuruwe n'abaririmo mwishime ngo ariko isi gushishano kuko Satani yamanukiye isi yacu afite umujinya mwinshi. Ngaho biranditse ngo 22 urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Izina ry'Imana yacu rabw'icyubahiro. Murukumva hari icyo umugabo n'umugore bapfa ntibakwihanganirana. Ibyo bapfuye bagasabana imbabazi kuko bose ari umwe. Hepfo baranditse ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bakaba umubiri umwe. None se ko umusore asize ise na nyina akabana n'umugore we akaramata, uyu mukobwa we bizagenda bite? Zaburi 45. Uyu mukobwa we azakora iki? Ngaho Zaburi 45 umurongo wa 11 haranditse ngo umva mukobwa utekereze utego gutwi kandi wiyagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Umusore arasabwa gusiga ababyeyi be, naho umukobwa arasabwa kwibagirwa ishyanga ryawo n'inzu ya se. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo paje 169 bivugwa ngo iki iyo abantu baje bakaba umubiri umwe, mbese amabanga yabo akwiriye kumva n'abandi bose. 169 uruziga rwera icigishe cya 27 haranditse ngo kwera k'uruziga rw'umuryango. Ahazengurutse buri muryango wose hari uruziga rwera rugomba kurindwa, nta n'umwe wemerewe kurwinjiramo. Umugabo n'umugore iyo uturutse iwanyu
undi akava iwabo, mwese mugasiga ababyeyi, mugomba kuba umubiri umwe kandi mukinjira mu ruziga rwanyu, ntihagire, kuko uruziga uramutse urushushanyije hariya kuri tablo cyangwa se ku rukuta hariya, ntabwo wamenya aho umuntu yahereye ashushanya urwo ruziga. Urwo ruziga rero ntawe ukwiye kurwinjiramo. Aba bashingirana uyu munsi babyumve neza. Iyo urugo rw'umugabo n'umugore rwaje kwinjira mu ndi wa gatatu akamenya amabanga yanyu, mukicara muri kuvuga ngo data nuko bimeze, nuko bisa, urugo rwanyu Satani aba yarwinjiriye. Bizabe ari amabura kindi, ariko ntimukabyifuze. Niyo yaba nyoko cyangwa inshuti yawe witwa iyamagara, ntabwo ari byiza ko bamenya amabanga yanyu. Haranditse ngo nta n'umwe wemerewe kurwinjiramo. Umugabo n'umugore bagomba kwegurana ubuzima bwabo. Umugore nta banga na rimwe akwiriye guhisha umugabo we maze ngo arishurire abandi. N'umugabo nawe nta banga akwiriye kugira ngo arishe umugore we maze ngo arishurire abandi. Umutima w'umugore ugomba kuba igituro ahambamo amavuta y'umugabo we, kandi nanone umutima w'umugabo ugomba kuba imva ahambamo amavuta y'umugore we. Nta n'umwe mu bashyingiranywe ukwiriye kwinezeza atitaye ku byiyumviro bya mugenzi we. Ntirikabeho ya jambo nigezeho ko umugabo n'umugore mu buryo ubwo ari bwo bwose, ka particulier, mu buryo ubwo ari bwo bwose, ko baburanira imbere y'abandi, kuko haba ubwo ibyo bafata nk'imikino bishobora gutera amakimbirane mu bashakanye, yemwe no ku bandi. Ntabwo ari byiza rero ko urugo iyo rwubatswe abantu bakagenda bakaburanira imbere y'abandi. Ntabwo ari byo. Iyo binabayeho uje umenya ko hari ikibazo cyanavutse, byashoboka ko byaba, ariko menya ngo ni ikibazo. Turukwiga insanganyamatsiko itubwira ngo ubukwe buzima kandi bugoroye, izina ry'Imana yacu rabw'icyubahiro. Aha ndaza kubabwira uko ingo nyinshi ngo zishingwa uyu munsi. Mu mpamvu ngiye gusoma hano zigera kuri 7, ni iyihe mpamvu yatumye ushaka? Iya mbere, iyo abantu ngo bashaka cyangwa se bagashakana 4%